ndi Nyirabahire Marie Constantine. Nkuko mubimenyereye rero mu kiganiro Umuco mu Iterambere tugaruka ku ndangagaciro nyinshi dusanga mu muco wacu dukwiriye gusigasira tukubaka iterambere rirambye rishingiye ku muco. Uyu munsi rero nanyarukiye Musanze ahabereye umuhango wo kwizihiza umuganura. Ni umunsi mukuru w'umuganura mu Rwanda, ngira ngo murabizi ko umuganura ari indangagaciro ikomeye cyane cyangwa se ikubemo indangagaciro y'ubumwe, ariyo ndangagaciro ihuza abanyarwanda. Aha rero mperereye ni ahari inka, murabona ko abayobozi b'iki gihugu bari kuganuza abaturage, babaganuje imyaka, igikurikiyeho bagiye kuganuza abaturage amata. Twarororaga, twarahingaga, ibyo nibyo byatumaga tubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi, niyo mpamvu mubona ibi bikorwa biri kubera aha ngaha. Rero ntimujye kure nyakiramashuru zanyu, dukomeze turyoherwe na gahunda z'umuganura, tugume twishimire ibyagezweho. Ndabashimiye, murakoze. Rero kunezerwa mu muganura uri kubera i Musanze, turi tuganuzwa n'abayobozi b'igihugu, hanyuma tukaganuzanya, hanyuma tukaganuza n'abaturage, turi mu gusabana, turi kwishima kuko muri kubibona ko ibirori bimeze neza. Aha rero ndi kumwe n'umubyeyi witabiriye ibirori, reka mubaze uko yumva umuganura ndetse n'ukuntu ari kwiyumva kuri uyu munsi w'umuganura. Hanyuma mubyeyi witwa nde? Uratangira ubwira abadukurikiye uko witwa, utubwire uko wumva umuganura. Umunsi ni umunsi w'umuganura, umunsi twese twishimira, nkatwe nk'abategarugori mu busanzwe nitwe tugabura. Iyo rero habayeho kuganuza turagabura, tukishimana n'inshuti n'abavandimwe, tukishimana n'abaturanyi. Uyu munsi uradushimisha cyane kuko nyine utwibutsa uburyo umuco wa kera wabaga umeze, kandi n'ubu ni uko turagenda tugaruka ku byahozeho mbere. Niyo mpamvu uyu munsi twaje mu muganura, twaje gusabana, tuganuza n'abagenzi bacu. Hanyuma niki mwigira muri iki gikorwa cyo muganura cyo kuganuzanya? Ni izihe ndangagaciro ubumbatiye cyangwa niki mwigira muri uyu muganura? Muri uyu muganura twigiramo byinshi cyane, ariko wenda ndavugamo bike. Twigiramo kwibuka umuco nyarwanda wagenda gukendera gake gake bazana ibintu by'abazungu, ariko wareba neza ugasanga ibyacu nibyo byiza kuruta iby'abazungu. Bituma rero tugarura ibyo bya mbere byacu bya kinyarwanda, tugashobora no kubyigisha n'abandi ndetse n'abazaza nyuma yacu tukabibigisha. Yego. Ubibona gute mu rubyiruko uyu munsi iki gikorwa cy'umuganura? Mwaje muri ababyeyi ndetse n'abakuru, ni byiza n'urubyiruko turarubona, ariko se ko mwebwe mu bifiteho amakuru, ni iyihe shusho y'umuganura mu rubyiruko? Umuganura mu shusho y'umuganura mu rubyiruko, mbona nabo bagenda babyumva ndetse bakanabyishimira. Ikibigaragaza niba ari abana batuvugiye umuvugo, bumvishe ko bavuga ku muganura kandi bavuga ibintu byiza cyane. N'abari abana barimo kubyina, n'ubu barimo kubyina n'urubyiruko. Ni ikigaragara ko n'urubyiruko rugenda rubyumva, ariko ababyeyi tugomba kubigiramo uruhare rukomeye kugira ngo bose bashobore kubyumva. Yego. Ni iyihe nama rero wagira abanyarwanda muri rusange, ariko ukitsa ku rubyiruko nka Rwanda rw'ejo? Yego. Inama nagira abanyarwanda cyane cyane urubyiruko rw'ejo hazaza, aribo bayobozi bazaza ejo hazaza nyine b'u Rwanda rwacu rw'ejo, nabagira inama yo kwita cyane ku muco nyarwanda, bagasigasira umuco nyarwanda, kandi nanone bakita kuri ibi by'umuganura cyane cyane, bakamenya kuganuza bagenzi babo igihe bazaba bejeje, bakamenya ko bagomba gusangira na bagenzi babo n'inshuti n'abavandimwe ndetse n'abaturanyi.
hari abantu benshi bitabiriye umuganura kubera ko ni igihe cyo gusangira, ni igihe cyo kuganira, ni igihe cyo gusabana. Aha rero ndi kumwe n'umwe mu bitabiriye, reka tuganire nawe tubwire uko yumva umuganura ndetse n'uko abona bihagaze. Aratangira yibwira abadukurikiye. Murakoze cyane, nitwa Intore Tuyisenge, nkaba ndi umuhanzi w'umunyamuziki, nkaba ndi n'umuyobozi w'urugaga rwa muzika, nkaba ndi n'umuyobozi ushinzwe kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge mu nama nkuru y'igihugu y'abahanzi. Ikaze mu kiganiro Tuyisenge, umuco mu iterambere. Umuganura kuri wowe usobanuye iki? Umuganura usobanuye kuri ngiye kwishimira ibyo igihugu kimaze kugeraho, hanyuma tukabihuriza hamwe tugasangira, abahinzi aborozi bakazana ibyo bejeje tukabisangira, abakora mu zindi nzego zitandukanye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, abacuruzi ndetse n'abandi, natwe nk'abahanzi tukaganuza. Mwabibonye ko naganuje abanyarwanda by'umwihariko mu karere ka Musanze ku bihangano byanjye. Rero icyo numva ku muganura ni ukuganuza abaturarwanda cyangwa se abantu, buri muntu wese mu byo yungutse muri uwo mwaka tuba turimo. Kuwabereye muri kano karere ka Musanze bisobanuye iki kuri wowe, cyangwa se urabahe agaciro ki? Murakoze cyane, ngira ngo ni iby'agaciro cyane kubera ko bagenda bazenguruka hirya no hino mu turere dutandukanye. Ubushize wigeze wabereye mu karere ka Rulindo, ubera mu Nyanza n'ahandi. Kuba rero uyu munsi hatoranijwe nk'akarere ka Musanze kugira ngo uyu munsi mukuru w'umuganura ariho wizihirizwa, ni iby'agaciro cyane kugira ngo n'abaturage bo mu karere ka Musanze ibi byishimo bibagereho, basangire ibyo bungutse. Turi kwegera igihe cyo kwita izina ingagi, ngira ngo rero kuba bisa n'ibihuriranye nabyo ni byiza cyane. Tugiye kuganura ibyo twagezeho, ariko nanone no mu minsi mike muri uku kwezi kwa 8 twinjira mu kwa 9 nabwo turaganura ku bijyanye no kwita izina ingagi. Ibyo rero ni byiza cyane kubera ko hari umusaruro waturutse mu bijyanye n'ubukerarugendo. Ibyo nabyo turi kubiganura kuri uyu munsi. Hari ibirayi bya no mu Kinigi nabyo twabiganuye, n'ibindi. Rero ni byiza cyane kuri abaturage bo mu karere ka Musanze kuba umuganura ku rwego rw'igihugu waje kwizihirizwa hano mu karere ka Musanze. Biratuma abaturage hirya no hino, abaturarwanda ku isi barushaho kumenya ibijyanye n'ubukerarugendo cyane cyane hano mu karere kacu ka Musanze, kugira ngo ibi byiza tugezeho muri aka karere barushaho kubiganura, tunabiganuza n'abandi. Ugize neza cyane, utubwiye akamaro kawo hano ndetse n'icyo bigiye kubamarira. Kuri wowe nk'umuntu udukurikiye, wamutubwira umuganura ni izihe ndangagaciro ubumbatiye dusanga mu muco wacu w'Abanyarwanda? Icya mbere, umuganura ubumbatiye indangagaciro y'ubumwe, kubera ko nk'ubu ngubu aha turi muri aka karere ka Musanze haje abantu batandukanye mu byiciro bitandukanye. Abahinzi aborozi mwahababonye, abacuruzi mwahababonye, abahanzi mwahababonye, abanyamakuru namwe murahari, abantu mu ngeri zitandukanye bose baje hano kwizihiza uyu munsi w'umuganura. Ngira ngo kandi nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibivuga, ni umuganura isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Rero uyu muganura uranatubera noneho kurushaho kwigira. Tumaze iminsi mwarabibonye, ibihugu bitandukanye cyane cyane ibyo ku mugabane w'Uburayi hari ukuntu bahagurutse bavuga ngo bafate u Rwanda ibihano. Uyu munsi rero w'umuganura nk'uko iyi nsanganyamatsiko ibigarukaho, ni umunsi mwiza cyane wibutsa abanyarwanda ko uyu muganura ugomba cyangwa se ukwiriye gukomeza kuba ishingiro ry'ubumwe bwacu nk'abanyarwanda, ariko nanone ukaba n'ishingiro ryo kwigira tudategereje akimuhana, kuko akimuhana kazi imvura ihise. Rero ku munsi w'umuganura ngira ngo murabibona ko rwose abantu bose babukereye. Aha turi ni ku Ruhimbi muzi ko ari umwanya wari ukomeye mu muco wacu nk'Abanyarwanda, ahaterekwaga ibikoresho by'amata. Ngira ngo mwabonye uburyo abayobozi basangije abana amata ndetse bakaganuza n'abantu, ndetse bakarya n'amata, nuko barasomezaga umutsima. Niyo mpamvu turi hano ku Ruhimbi ndi kumwe n'uyu muvyeyi rwose ahangaha ku Ruhimbi.
umuco wacu ni mwiza, umuco wacu ukwiriye gusigasirwa. Ibi ni ibintu biranga bimwe mu ndangagaciro ndetse bigaragaza ubukungu bwacu n'iterambere twifuza kugeraho, kandi byose tukavoma mu muco. Na rero dukomeje kuryoherwa n'umuganura wacu, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro ndetse n'igitaramo cy'umuganura ndetse n'umuhango w'umuganura. Mwese uko mudukurikiye mukomeze muryoherwe. Ukatwibutsa gucunga umuco wacu n'umusingi wo gusangira ibyagezweho, ngwino wereke isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Twabuzwa n'iki kubumwe, duhura ku nkangara y'amasaka n'intango y'urusurwagwa, inkoko izinze ibigori. Ufite insanganyamatsiko igira iti umuganura, isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Turashimira cyane ubuyobozi bw'igihugu cyacu buyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, wagaruye mu gisobanuro cyawo umunsi w'umuganura, aho abanyarwanda twese twishimira ibyo twagezeho mu rugendo rwo kwigira ndetse no gufata ingamba mu iterambere rirambye. Turabashimira kuba muri kumwe natwe uyu munsi w'umukuru, uyu munsi w'umuganura, umunsi w'ingenzi ushimangira isano yacu n'umuco wacu nk'abanyarwanda. Turagira ngo tubasezeranye nk'abanyamusanze ko tuzarushaho kubyaza umusaruro cyangwa se turushijeho kubyaza umusaruro amahirwe igihugu cyacu kitugenera, ariko noneho nayo akarere kacu gafite nk'uko twabigarutseho, ariko noneho ibi byose tukabikora twubaka ubumwe, ubufatanye mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi, ubukerarugendo, ubusabane, ibikorwa remezo, ubucuruzi, ikoranabuhanga, guhanga udushya n'umuco binyuze mu mishinga y'iterambere. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, ba nyakubahwa bayobozi mu nzego zitandukanye muri hano, baturage b'akarere ka Musanze, nsoze iri jambo mbifuriza umunsi mwiza w'umuganura. Murakoze. Umunsi w'umuganura ni umunsi wihariye mu mateka y'Abanyarwanda. Umuganura ni umunsi ukomoka ku muco wacu w'igihe kirekire, wabayeho kuva ku ngoma ya Gihanga Ngoma Ijana, urushaho gusigasirwa na Ruganzu wa kabiri Ndoli, uza guhagarikwa n'abakoloni mu 1925, hanyuma uza gusubizwaho na leta y'ubumwe kuva mu mwaka wa 2011. Nagira ngo nanone mumfashe dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika watugaruriye umuganura. Twifatanije n'abaturage b'akarere ka Musanze uyu munsi kubera uruhare rwanyu rukomeye mu guteza imbere igihugu. Kwizihiza umuganura ni umwanya wo gushima ibyo twagezeho, gufata ingamba zo kurushaho gukora, kongera kwiyemeza gusigasira umuco wacu no kubaka ubumwe buhamye hagati y'Abanyarwanda. Kwifatanya namwe
ni igikorwa cy'ishema n'isheja, ariko by'umwihariko ni uguhamya ko dukomoka hamwe, dusangiye umurage umwe, kandi twubakiye ku nkingi zimwe. Umunsi w'umuganura ni umunsi wihariye mu mateka y'Abanyarwanda. Umuganura ni umunsi ukomoka ku muco wacu w'igihe kirekire, wabayeho kuva ku ngoma ya Gihanga Ngoma Ijana, urushaho gusigasirwa na Ruganzu wa kabiri Ndoli, uza guhagarikwa n'abakoloni mu 1925, hanyuma uza gusubizwaho na leta y'ubumwe kuva mu mwaka wa 2011. Nagira ngo nanone mumfashe dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika watugaruriye umuganura. Twifatanije n'abaturage b'akarere ka Musanze uyu munsi kubera uruhare rwanyu rukomeye mu guteza imbere igihugu. Tugeze hano twasuye imurikabikorwa ryerekana umusaruro utangaje w'ibikorwa bitandukanye bikorerwa muri aka karere by'ubuhinzi, ubworozi, ubukerarugendo, ubucuruzi, inganda, uburezi ndetse n'ibindi. Ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza iterambere rifatika ry'aka karere. Kwizihiza umuganura ni umwanya wo gushima ibyo twagezeho, gufata ingamba zo kurushaho gukora, kongera kwiyemeza gusigasira umuco wacu no kubaka ubumwe buhamye hagati y'Abanyarwanda. Kwifatanya namwe ni igikorwa cy'ishema n'isheja, ariko by'umwihariko ni uguhamya ko dukomoka hamwe, dusangiye umurage umwe, kandi twubakiye ku nkingi zimwe. Abantu bamwe batekereza ko umuganura ari ugusangira gusa. Yego, gusangira ni igice cy'ingenzi cy'uyu muhango, ariko si cyo cyonyine. Umuganura ni igikorwa cy'umwaka wose kigizwe n'inzira ndende yo guhiga, bisobanuye gutegura ibizakoreshwa, imbuto, ingengo y'imari n'ibindi, bigakurikirwa no kubiba imbuto, ni ukuvuga gutangira ibikorwa nyirizina, ndetse bikagera no kugusarura umusaruro w'ibikorwa byakozwe nk'uko twabimurikiwe, ndetse no kwishima no guhigira gukora ibirushijeho. Ni urugendo rero, ni urugendo rwo kwihesha agaciro, gufatanya, gusabana no kwigira. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka ngira ngo ntabwo nkeneye kwisubiramo, nyuma y'igihangano cyiza cyuje ubuhanga cy'umwana mutoya uvuye hano, bitanga icyizere cy'uyu munsi n'ejo hazaza. Bahire Joana yakoze cyane. Umuganura, isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Mu mateka yacu, umuganura wari igikorwa cya bose, aho ntawe wasigaga inyuma. Cyaraziraga kuganura wenyine utaganuje abandi. Umuturanyi
yagabiranaga na mugenzi we, abejeje bagasangira n'abarumbije. Umuganura utwibutsa rero ko ubumwe ari inkingi y'iterambere. Umuturanyi atari uwo kureberwa cyangwa kurebera, ahubwo ari uwo gufatanya nawe, kuko iyo Abanyarwanda bafatanije nta kibananira. Indangagaciro z'ubumwe bwacu zubakiye ku gufatana urunana, kwirinda ivangura n'amacakubiri, gusabana, kwihanganirana no gutabarana, kumenya ko turi bamwe, ariyo ndi umunyarwanda. Niyo mpamvu umuganura twawita urufunguzo rw'ubumwe bw'Abanyarwanda. Kwigira si amagambo, ni umurongo Abanyarwanda bahisemo, kandi umuganura urabigaragaza neza. Nta urya atakoze, uwabibye niwe usarura, twese hamwe tugatera imbere. Ibyo twagezeho mu myaka 31 y'ubumwe si impanuka, ni umusaruro w'ubwitange, umurava n'ubufatanye. Umuganura turawizihiza kugira ngo ejo tuzagire byinshi byo kuganura birushijeho. Kwizihiza umuganura ni uguhamya ko twese dukomoka ku mizi imwe, ni ukuzirikana indangagaciro z'ingenzi zaturanze kuva kera, arizo gukunda igihugu, gukorera igihugu no kucyitangira, gukunda umurimo, ni ukuvuga gukora dufite intego, ubumwe n'ubupfura bivuga gufatanya, gusabana no kugira umutima w'ubworoherane, ndetse n'indangagaciro yo kwigira n'ubudaheranwa, bisobanuye kubaho utagombye kubeshwaho n'abandi. Izi ndangagaciro nizo zubakiyeho n'intego y'igihugu cyacu muri iki gihe. Umuganura rero ni ishingiro ry'iterambere, isoko y'icyerekezo n'umusingi w'umuryango nyarwanda. Hari abibaza niba umuganura ugifite agaciro muri iki gihe. Igisubizo ni yego, ndetse cyane. Umuganura w'iki gihe ntiwizihizwa nk'uko byakorwaga mu bihe bya kera. Uyu munsi twizihiza umusaruro uturuka muri serivisi, ikoranabuhanga, uburezi, ubukerarugendo, ubuhanzi, inganda n'ibindi. Mu bihe bya kera washingiraga ku buhinzi n'ubworozi gusa, ariko indangagaciro n'intimatima zawo ziracyari zimwe, zo ntizihinduka, arizo navuze: guteganya, kwigira, gukunda umurimo, gushima, gusangira, ndetse no gukunda igihugu. Mu minsi mikuru yose izwi mu Rwanda, umuganura niwo munsi mukuru gakondo dusigaranye ushingiye ku muco nyarwanda. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda yawusubijeho kuva muri 2011, ndetse iri mu nzira zo kuwandikisha ku rutonde
rw'umurage w'isi wa UNESCO. Muri uyu mwanya ndifuza gutanga ubutumwa ku rubyiruko, ndetse ubutumwa Joanna yabutanze, ndetse ngira ngo Joanna siwe mbwira, biragaragara ko yamaze kubyumva. Birashimishije yuko hari abana batoya nka Joanna bari mu murongo mwiza, kandi turabizi yuko atari we gusa, hari benshi. Ndashishikariza urubyiruko rwacu kudafata umuganura nk'iminsi mikuru isanzwe. Umuganura ni umurage wihariye, ni gakondo yacu. Ndabasaba kuwusigasira, kuwushyira mu bikorwa bya buri munsi, abakuru tuwutoza abato, kuko ari umwihariko wacu nk'Abanyarwanda. Kwizihiza umuganura ni uburyo bwo kwibutsa ko aho turi hose u Rwanda rugomba kutubamo, rukatugendamo, tukarugumana. Mu gusoza, ba nyakubahwa mwese muri hano, ndashimira byimazeyo abayobozi n'abaturage b'akarere ka Musanze batwakiriye kandi batweretse ibirori byiza. Mureke dufatanye tubashimire. Rero naha dusoreje ikiganiro cyacu umuco mu iterambere. Nk'uko mwabyiboneye, nta mvuga iki ndeka iki, umunsi wagenze neza, ibintu byose biranejeje, Abanyarwanda bahuye basangiye, usibye niko byizihirijwe ahangaha mu karere ka Musanze, zine mu ku rwego rw'igihugu no mu mirenge itandukanye no mu turere dutandukanye birimo birizihizwa, kandi n'igikorwa kibumbatiye indangagaciro y'ubumwe, gukunda igihugu ndetse n'umurimo. Dukwiriye rero kwigira nk'Abanyarwanda. Insanganyamatsiko yagarutse cyane umuganura, isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Dukwiriye rero kubiharanira nk'Abanyarwanda, tukigira koko. Niba kuri uyu munsi w'umuganura duhura tukaganira, tugasangira, tukaganuzanya, tukanaganuza, birakwiriye ko tukwaguka, tukagira umuco wagutse, kandi tukagira iterambere rishingiye ku muco, kuko igihugu kidafite umuco ntabwo mpamya ko cyagira iterambere rirambye. Ariko nitugira iterambere rishingiye ku muco, ni ukuri tuzagira iterambere rirambye. Uko kwigira kuzarushaho kuzamuka. Ibikorwa byose tubagomba gukora, nimurebe ukuntu abahinzi baba bahinze bakishimira umusaruro, kandi guhinga ndetse n'ibiryo, reka mvuge gutyo, tubayeho kubera imbaraga tuba twashyize muri ibyo bikorwa byose tukabaho. Rero reka mpinira ahangaha, utazi yava ntamenye yajya. Twizihizaga umuganura, mwabonye ukuntu ibintu byagenze neza. Ngaho mugende muganuza abandi. Uku ni ukwezi ko kuganuzanya, ni ukwezi ko gusangira, ni ukwezi ko gufata ingamba. Abahinzi nababwira iki? Imirimo itandukanye, yaba mu bucuruzi, yaba mu bikorwa, ni igihe cyo gutekereza ngo ese nungutse iki, nahombye iki, nzakora iki mu gihe gitaha. Nimukomeze rero mugire inama, mushyire hamwe. Ndabashimiye. Naha dusoreje ikiganiro umuco mu iterambere. Ndigira Bahire Marie Constantine.